bati ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana, Gatabazi saba umukono. Nuko nubwo nawe naramuhamagaye, Gatabazi iki yasize ibintu yaso nabapi nawe buri umukono uri igisambo gusa. Iminsi yashize nahamagawe n'umukuru w'ingabo, arambwira ati hari ba ofisiye nafunze kubera ko bari bari mu bintu bitasobanutse. Ndamubwira nti ni ibiki, ndamubaza ni ibiki, arambwira ati ndetse umwe muri bo yari yaratumwe hanze ku kazi, nagiye kumva numva ngo ari hano, yarabeshye aza mu bintu biraba, ati naho ati hari ibintu biri muri aka karere yajemo, izi ni ibiki, ati ngo hari ibintu byazamutse by'amoko, amoko byasubiriye kandi abahutu abatutsi bya bindi byarimbuye u Rwanda, icyo cyamuzanye hatoya, ati noneho bifite indi ntera. Tamaze iyo ntera noneho ni iyihe? Nibwo ambwiye ngo hari abantu, hari ukundi babyita mu Kinyarwanda, ubwoko bundi ni rusange, bivuze ibintu byinshi. Ambwira ati hari abantu ati ngo bitwa Bakono bashaka kwimika umwami wabo, ati ambwira nzi okay, ibyo bikiri aho, ibyo ndabyumva, bashaka kwimika abami Abakono. N'uwo musirikare niwe byamuzanye, abandi bo hari ubwo wabyirengagiza ukavuga uti tuzambikurikirana hanyuma, ariko urambwira ngo uwo musirikare, uwo mukoroneri yaje muri ibyo, ati ndamubwira ntiwagize neza kubafunga, yafunze bari nka 2 cyangwa 3, ntiwagize neza kubafunga, ariko mukurikirane mumenye ikibazo icyo ari cyo, mumbwire kirenze aho, kuko iyo ibintu bimeze bityo haba hari ibindi birenze biri inyuma. Nicyo kintu cyahereye cyo kukiza mu Rwanda, kandi koko twaje gusanga ibintu bindi byinshi birenze n'ibyo, ubwo ndaza kubigeraho nabyo. Barakurikirana, bagiye kuvuga bati ndongera ndamuhamagara, nabwo ariko bambwiye ko wafunze umusirikare, abasivili bo bari babirimo, byagenze gute? Ubwo arambwira ati nkumbwira ati abasivili ye simbashinzwe. Ndamubwira ntukintu ibyo ndabigufasha, noneho ibyo bindekere, genda bashinzwe bose. So mpamagara muri za minisiteri abishinzwe, baza munkurikirane ibi bintu mumenye ni iki. Hatangira barambwira n'aka yarariyo, n'aka yarariyo, nande akambwira bamwe bavuye i Kigali, bavuye muri kapitali, nta nubwo ari aba hano, abandi ni abacuruzi, abandi ni aba, ndavuga si ibi bintu ko bati ndetse na Gatabazi wahoze ari gavana, Gatabazi saba umukono. Nuko nubwo nawe naramuhamagaye, Gatabazi iki yasize ibintu yaso nabapi nawe buri umukono uri igisambo gusa.